Turabasuhuje mwese abakurikiranye Easy Life Talk nk'ibisanzwe ngiye muba muri kumwe mu biganiro bica hano, nangiye kuvuga ngo bicishwa hano kuri Easy Life Talk podcast. Ngiye muba muri kumwe ni MBOT. Abatabizi iyo M nyine ni Emmanuel, hanyuma B nyine ni Bigirimana, hanyuma OT ni profession cyangwa se ibyo umuntu aba yaragerageje kujya gushakamo ubumenyi, ndetse akenshi akaba ari nabyo yisangamo mu kazi ke ka buri munsi, occupational therapy. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku kintu cyitwa divorce no mu gihugu cyacu biri kugenda, divorce y'ubwayo iri kugenda izamuka ku kigero cyo hejuru. Ku bantu baherutse kuba babona amakuru cyangwa se inkuru yagaragaye, cyangwa se nanone ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi NISR, aho cyagaragaje yuko ikintu kijyanye na divorce rwose kiri kugenda kiyongera ku kigero cyo hejuru, aho imibare igenda yiyongera kandi mu buryo bugaragara. Ni zimwe mu nkuru zagaragaye ku kinyamakuru Igihe, aho ari inkuru ifite umutwe uvuga ngo 41.1% by'abahawe gatanya mu Rwanda bari bataramarana imyaka 10. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo abantu 41.1% mu bakoze gatanya bose bari bataramarana imyaka 10. Tekereza nawe icyo kintu. Ni ukuvuga ngo nimba tuvuge wenda abashakanye muri 2016, nimba barahise babyara umwana, wenda barashakanye bahise babyara umwana, tuvuge wenda abamaranye igihe kinini, abamaranye imyaka 9. Tukimagine ko uwo mwana ku myaka 9, 8, 9 atangiye kugera gute, atangiye guhangayika, atangiye imihangayiko imwe tujya tugarukaho hano mu biganiro byacu bica hano kuri Easy Life Talk podcast, aho ingaruka nyinshi cyangwa se ibibazo byinshi abana bacamo bakiri batoya bibagiraho ingaruka mu mikorere yabo cyangwa se mu mibanire yabo n'abandi mu gihe bazaba barakuze. Nk'uyu mwana wo ku myaka iri munsi y'10, kuko batubwiye ko abenshi muri aba ngaba bakoze gatanya batari bakamaranye imyaka 10. Tekereza rero nimba wenda abagerageje bakageza ku myaka 9, 10, mu by'ukuri uwo mwana utangiriye muri bibazo bya gatanya, cyangwa se yego we atangiranye n'ibyo bya gatanya, ariko gatanya ni umwanzuro wafashwe wo kuba batandukana. Tekereza nimba wenda tuvuge bamaze nk'imyaka 3, hagati y'ibiri n'itatu batameranye neza, kubera ko divorce ntago ari ikintu cyiza umunsi umwe cyangwa se inshuro imwe, ahubwo ni utuntu duto, ni amakosa mato, ni ugutongana, ni ukutakoresha neza umutungo, ni ukutaganira ku bibazo. Ibi byose bikagenda byisukiranya, bikagenda byirundanya kugeza ubwo bibaye ikintu gituritse kuri uyu munota, bakavuga bati tugiye kwaka gatanya. Bivuze ngo rero aba bana batangiye nyine urugendo rwo kuba bahura n'ibibazo bishingiye ku marangamutima ari hagati y'ababyeyi, bikaba bigiye kubagiraho ingaruka muri iyi mikurire yabo. Rero nk'uko twari turi kugenda tubibabwira, turi kugenda tugaruka kuri iyi nkuru ya gatanya, aho ziyongereye, aho inkuru ivuga ngo raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yagaragaje ko ingo 2629 zahawe gatanya zinashyirwa muri systeme mu mwaka w'2025. Hanyuma muri izo gatanya 41.1% bari bamaranye imyaka itageze ku 10 babana. Ni ukuvuga ngo
ntago bari bakamaranye imyaka 10. Ubwo nimba abenshi barimo imyaka myinshi nimba abarimo imyaka myinshi bamaranye ni imyaka igera ku 9. Nimba barafatiye ku myaka 10 nuko wenda abenshi bagerageje wenda bagarukiye ku myaka 9. Rero mu gihe ingo 10 mu gihe ingo 18 gusa mu zahawe gatanya arizo zari zimaranye igihe kirenga imyaka 45, urumva nazo ni nkeya. Hanyuma rero raporo yitwa Rwanda Vital Statistic yakozwe muri 2025 yashyizwe hanze kuri uyu wa 15 Mata 2026 igaragaza ko mu mwaka wa 2025 ingo zanditswe muri systeme zo ko zahawe gatanya ari 4,479. Ni benshi cyane. Muri zo 2026 na 2,629 zahawe gatanya binyuze mu nkiko. Harabiyemeza kuba bakwaka gatanya bitabaye ngombwa yuko bajya mu nkiko mbese bo bakabyiyemereza bakabishyira ku murongo, nimba ari imitungo bakabikemura bakabigabana mu mahoro, hanyuma ariko bakaka gatanya. Ariko hari n'abandi biba ngombwa yuko bajya no mu nkiko. Rero abo ngabo 2,629 bo bagiye mu nkiko. Hanyuma umubare munini w'ingo zahawe gatanya zanditswe muri systeme nizo mu mujyi wa Kigali, aho zigera ku miryango cyangwa se ingo 1,199. Hakurikiraho intara y'Iburasirazuba yo ifite 1,011, hagakurikira mu ntara y'Amajyepfo. Okay, ibyo byose nyine ni inkuru muri rusange, ariko twebwe hano kuri Easy Life Talk Podcast tugenda tugaruka ku impamvu zituma imikorere cyangwa se occupational performance. Nimvuga hano occupational performance ni imikorere y'iby'abantu bakora mu buzima bwa buri munsi, no kubaka umuryango no kurema umuryango, cyangwa se imikorere y'umuryango nayo iza muri ibyo bikorwa bya buri munsi. Kubera ko kuba abantu batarakomezanyije kubana nuko batakomeje kubaka urugo, nicyo bisobanuye. Ntabwo bakomeje kubaka urugo, niyo mpamvu biyemeje yuko bibananiye, bagiye kuba batandukana. Ese ni iki kibyihishima, cyangwa se ni iki twabona nk'impamvu zibitera, cyangwa se nk'impamvu zishobora gutuma abantu bakagatanya? Muri zimwe ziba zaragiye zigaragazwa mu bushakashatsi bugiye butandukanye. Impamvu ya mbere rero ni ukuba abantu bataganira ibibazo biri hagati yabo mu buryo buri umwe afungukira undi, ariko nanone avugishije ukuri. Kubera ko nanone icyitwa poor communication, kutaganira, hari ukuba abantu baganira ariko noneho bakaganira ibinyoma, cyangwa se bakaganira bagaca ibibazo guca hejuru ikibazo, ntibarebe impamvu munsi. Ni ukuvuga ngo kuba abantu bataragiye baganira mu buryo bwimbitse biri mu bitera kuba habaho gatanya. Iki cyitwa poor communication twagiye tubona yuko hari impamvu ishobora gutuma umuntu ataganira n'undi mu buryo buri buze kuba bwatuma bakemura ikibazo, ahubwo nyine ari uko bitewe n'uko uwo muntu wenda yifitiye ibibazo, yifitiye ibikomere yakuranye nabyo mu gihe cyo mu bwana ariko bitakemuwe. Rero ibyo nabyo wenda nyuma y'iki kiganiro tuzagenda tubigarukaho, tuvuga ngo ni ukubera iki ni iki gituma habaho poor communication hagati y'abantu babiri babana cyangwa se bashakanye. Ubu ngubu tugiye guca muri izi mpamvu mu buryo bwo kuzinyuramo tuzisobanura mu buryo butarambuye, ahubwo tuzagenda tugaruka imwe ku yindi twibaza tutese ni gute abantu wenda baba bamaranye nk'imyaka 2, wenda hagati y'umwaka 1 n'2 bari muri fiançailles, hanyuma
bakabana ariko bataramenya ikintu kijyanye no kuba baganira hagati yabo, baganira ngo bagire ibyo bakemura cyangwa se bashyire ku murongo.